buri ki nta na kimwe mbura n'inkwano ndazifite yakambwiye ati rwose ti kamereza nge namuha tukabyarana umwana. Okay, iracyari MJLN challenge narakubwiye ngo banga after banga another banga. This is MJLN challenge. Ngira ngo abakobwa muri kubona hano kuri screen ni abakobwa babiri, harimo umukunzi wa Element. Ukibireba kusura uhita wibwira umugore w'umusare cyangwa se umukunzi w'umusare. Umwe yaturutse ku Kibuye, undi aturuka Nyamasheke. Ngira ngo umukunzi wa Element rimwe ari abakobwa, mafoto akijya hanze nibwo Nyamasheke haturutse undi mukobwa umeze nk'isasu muri iyi mvura y'ukwa cyenda. By the way, aravuga uti njyewe ngomba kuza Element, ndamukunda byanyabyo, niyo yanera inda nkisubirira iwacu ya Nyamasheke kuko nagaraga twiko nkunda uwo biza Element. Reka twumve iyi nkuru. Iyi nkuru turayitangirana n'uyu mukobwa uvuga ko ari umukunzi wa Element byanyabyo. Twumva uburyo hano mu kiganiro ibyo yavuze, niturangiza dukurikizeho uriya mukobwa waturutse i Nyamasheke ushaka gutegwa inda na Element. ari umwana reka be kunyica gusa couple kanyu kaba karenze sibyo suwabi wabikozeho njye gutereta njye gutereta washaka mfasha washaka ubigenza ngwanaho washaka ubijyamo ngwanaho nyine iki mba ntakubwiye ko ibintu byose mba nakubwiye uri umudiri umfashije iki Rene? iyo wirebye ubona buri ki nta na kimwe mbura n'inkwano ndazifite turashize none nako kibwira murana mukwa anabyemeye wa mukwa yewe kukibuye mu bireke oya mbabari baragira utanabyemeye wanamukwa neza uranambuza iki ngambwira ikintu mbura ari ibintu abongo bakunda ku bakobwa ibihe nyasha kore zisuvuga se nizo ufite nizubura izo mfite. Inkuru yamaze kuba kimomo, uyu bamwita Element, uwo bita Ele. Uyu mujama benshi cyane baramusariye, abakobwa benshi cyane bamugwarira umutima, ariko uyu mukobwa we yaje ari kimeza. Ngira ngo uyu mukobwa ese koko yaba ari umukunzi wa Element? Ngira ngo benshi cyane mwakomeje kumubona kuri social media. Ngira ngo uyu mukobwa ntabwo ari we nyawe ukundana na Element. Impamvu tuvuga ko atari we nyawe, hari abakobwa benshi cyane bamukunda. Reka twumve undi mukobwa uwo ku Kibuye nawe ukunda Element byo gupfa. Kunze Element kibazo rwose nge anyemereye akambwira ati rwose ti kamereza nge namuha tukabyarana umwana, apana kumuha gusa ye tukabyarana umwana, kose byanshimisha cyane nenda. Uyu mukobwa mubona hano kuri screen yavuye ku aho bita Nyamasheke azamuka i Kigali, akora nk'ibyo Joyeuse yakoreye Juno. Benshi cyane bari kuvuga uti byasanga ari scam. Uyu mukobwa basanga bashaka gutwika nkuko Joyeuse yatwitse, ariko iyi nkuru ni mama uyu mukobwa akunda Element byo gupfa, kuko uyu mukobwa yaje kuri kamera aravuga uti Element aramutse ansabye buri kimwe cyose nakimuhereza, kuko Element ndamukunda byahatari, niyo namubyarira umwana, namurera, namwitaho, namukorera buri kimwe cyose, ariko Element ndamukunda byatari. Uyu mukobwa ntago ari inkuru yo kuvuga uti ni scam. Uyu mukobwa ubwe yiviriye Nyamasheke arazamuka i Kigali ajya kwa Element, arabimubwira ko amukunda byo gupfa byatari, kuko yamusaba byose yakimuhereza. Ngira ngo reka tubanze twumve inkuru y'uyu mukobwa, ubundi tubahereze amakuru y'umukunzi wa Element wa nyawe ariwe twatangiranye tubabwira cyangwa se tubereka. Reka tubanze twumve story y'uyu mukobwa ahangaha yari ari mu kiganiro avuga uburyo akundamo Element. Josiane yabyaranye na Ere amushege abo bamukunda bamwihorere, kuko ntago ari ibintu byahiti. Ko nge ndamukunda, urumva kuba naturuga icyangugo Inyamasheke nkaza nawe nsobanukiye muri Kigali cyane ku buryo nshaka hiti. Nge ndamukunda cyane, nta kindi nifuza. Nge ndamushaka ko tubonana nyine nanjye akanyemerera, nyine akangira
Ibi ntabwo ari urwenya cyangwa se kugira ngo dusetse abantu. Uyu mukobwa yamaramaje, kandi nyuma yo kumaramaza cyangwa se mbere yo kumaramaza nuko Element mu minsi mikeya byameze kugaragara ko agiye gushyira umukunzi we hanze, ariwo uyu nguyu muri kubona kuri screen. Uyu mukunzi we bamaranye igihe kitari gitoya cyane, dore ko atuye ku Kibuye, ariko muri ino minsi uriya mukobwa w'inyamasheke yavuze uti ngombe mbonane n'uwo bita Element kuko ndamukunda byo gupfa. Reka dusose ikiganiro cy'ura mukobwa mbabwira uti iyi iracyari MJLN challenge, tubasaba no gukanda subscribe. aba narakunze Element nta kibazo rwose, nge anyemereye akambwira ati rwose ti kamereza nge namuha tukabyarana umwana, apana kumuha gusa nge tukabyarana umwana, kose byanshimisha cyane nenda nkabyara umwana usa. Hari ikibazo nese ko umukunda kumuha, hari ikibazo kirimo, nge ndamukunda cyane namuha. Nakoze kugira ngo nzagere muri Kigali twe twahura, ko nabigerageje inshuro nyinshi guhura nawe biranga, ariko navuga ko bisa kose kw'inshuro. Ubu uragenda umubonye? Ewana nta gusubira mu cyaro naramubona. Element gusa nta wundi wa kare ni Element se keretse nje anambye ati rwose dukorana ubukwe rwose, banza nawe ngeze mu ijuru napfuye. Kibazo Imana nibibona ko nakunze Element bakanyica, nta kibazo nzapfa, ariko nzaba naramubonye twarabonanye. Ako bazamba barebe bazanyica uko byibura twabyaranye umwana. Nzamusige bavuga ko bisa kose Josiane yabyaranye na Ere. Amushege abo bamukunda bamwihorere, kuko ntabwo ari ibintu byahiti. Ko nge ndamukunda, urumva kuba naturuka Icyangugu Inyamasheke nkaza nawe nsobanukiwe muri Kigali cyane ku buryo nshaka hiti. Nge ndamukunda cyane, nta kindi nifuza. Nge ndamushaka ko tubonana, nyine nanjye akanyemerera, nyine akangira umukunzi ko ndamukunda, nyine tugakundana. Nose ntabwo byumva akaba yangira n'umugore. Twe twemeye ko turibanze tukabibwira abanyarwanda bakaduha n'ibitekerezo, ubundi tukamugushakira koko. Okay, reka dusoze ikiganiro tubabwira ngo iyi iracyari MJLN challenge. Kiramaze kumva ukuri k'uyu mukobwa, aravuze uti ntago ari ibintu byo gushaka hit niyo atamukunda cyangwa se akaba yagira uti, ariko bakaba bahura gusa amufashije yamutera inda, akaba yarera umwana, akamenya ngo ari kurera umwana wa Element. Ntago ari ibintu byo gushaka hit. Uyu mukobwa ari seriye by the way, akunda Element. Wakwibaza ngo ruraza guca uwambaye, ese ko abakobwa babaye babiri kandi Element kagiye kugaragaza umukunzi we, biraza kugenda gute? Iyi iracyari MJLN challenge.